بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي على فطرة الإسلام ولا كلمة الإخلاص ولا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فصوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز الفوزا العظيم. Nanjye nikinga kumana isumba byose ishobora byose mwirinde shitani wavumwe. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجاء الحزن إذا شئت سهلا. bavandimwe bayisilamukazi, umunsi nk'uyu nguyu twibukiranyaho tuganya twibukiranya ku magambo y'Imana matagatifu, nk'uko Imana muri Korani ivuga ngo fadhakiri fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina. Imana ivuga mwibukiranye kuko urwibutso rugira babandi bemera Imana akamaro. Numva bibukijwe akagira ikivugo wowe ugahita utera umugongo, ntabwo ari uko ikibukirwe kirimo ikibazo, ahubwo wowe nuko mubibukijwe uba utarimo. Niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam n'uzumva n'uburyo ubutumwa bwagiye bumanuka, ntago bahakanye n'abamaka bigeze bagira ikibazo kuri Korani, kuko Korani ni ukuri n'Imana yimanuye ni ukuri. Bajyaga bashaka uburyo bavuga intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam nabi, ariko nta muri igeze bavuga Korani yanditse nabi ngo mu myandikire harimo ikosa, kubera ko amagambo ya Allah ni ukuri kandi Allah aratunganya aratagatifutse. Niba muri Korani hatangiye ngo sabih isma rabbikal a'la, tagatifuza kuza izina rya Nyagasani wawe ngo w'ikirenga. Khutuba yacu umunsi cyangwa urwibutso rwacu uyu munsi tugiye kwibukira kurebera hamwe ku gaciro ka kimwe mu bitungo tugira, abantu bakabaho bawufite ariko bakagenda bawutakaza batarawukoresheje neza. Abayisilamu nta kimana yaduhaye hano ku isi uretse yuko tuzagihagarara imbere y'Imana tukongera tukakibazwa umunsi umwe nje nawe. Niyo mpamvu iyo tugize umugisha tukongera tukagira igihe cyo kwibukiranya, utega amatwi neza ugahita ufata n'ingamba. Turibukiranya ku kintu cyitwa igihe. Abayisilamu mu dini ya Isilamu igihe ni ingenzi cyane, n'agaciro kacyo kagaragara muri Korani ndetse no mu mvugo z'intumwa Muhammad, Imana y'amahoro n'umugisha. Twifashishije Korani, tukifashisha imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, tukareba mu musira amateka y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, turarebera hamwe agaciro k'igihe. Wenda ya impamvu yuko nje nawe guhera uyu munsi igihe cyanjye nawe dusigaje hano ku isi tugikoresha neza. Kubera iki? Igihe kuyatumenya agaciro kacyo Imana yagiye ikivugaho mu bihe bitandukanye muri Korani, ikishyiraho indahiro. Abantu bo ntabwo bemere kurahira ku cyo ari cyo cyose, bayose cyo kurahira ku Mana, ariko Imana irahira ku cyo ishatse ko ni ibyayo. Abayisilamu hanyuma rero turebera hamwe mu bimwe mu bihe. Umunsi utangirwa n'ibihe bya mu gitondo. Iyo tubyutse
hahita hazamo ibihe by'umuseke. Ibyo bihe Imana yabirayemo irangira ngo wal fajr, Imana irayira ku gihe cy'umuseke, igihe umuseke ubutambitse. Ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo ni ukuvuga ngo niba wumva, tekereza ubuhambare bw'Imana, ikintu yarahiye urahita wumva ko atari ikintu cyoroshye. Tukazamuka hagahita haza igihe cyitwa agasusuruko. Imana irongera icyo gihe nakigira gute? Ikirahiraho. Waduha, Imana irahira ku gihe cy'agasusuruko, irangire walayili idha saja, n'igihe cy'ijoro. Ibihe twe dufata tugakira nabyo tukabifutesha agaciro, ni ibihe bikomeye Imana yadukibukije agaciro kabyo, ibishyiraho indahiro. Imana irahira nagaraho ngaho, irahira walayili, Imana irongera mu yindi mvugo nanone muri Qur'ani, Imana ikarahira ku ijoro. Imana imaze kurahira walayili idha yaghsha wan-nahari idha tajalla, Imana yareye ku gihe cy'ijoro, igihe riguye, irahira no ku manywa igihe amanywa rikurikiye. Ni ukuvuga ngo bisobanuye icyo Islam, ubuzima bwanjye nawe turi gukinamo dufata gutyo ukabutwara gutyo, Imana ni kimwe mu ngabire zihambaye mu byo yaremye. Ushaka ibitangaza banzuriho ubuzima bwawe wo kuremye, Imana yakwibukije ko uyu munsi wowe uri kubaho ubwawe ni igitangaza, ni ingabire. Imana irahira ku manywa, irahira ku ijoro, irahira ku gasusuruko, irahira ku museke utambitse. Wal asr, Imana irahira ku gihe cy'igicamunsi. Bisobanuye iki? Kubera iki? Imana iravuga ngo wal asr, tufate gato yakuye twumve iyi Imana imaze gushyiraho indahiro, ni iki kiba gikurikiraho. Kubera ko niba ngo njye nk'ubwikino ngo wallahi ututega amatwi ukavuga ati bya bintu birakomeye, ibintu bitinze gutuma bigira gute, hajyaho indahiro. Imana yarayire ngo wal asr, Imana ndahiye ku gihe cy'igicamunsi. Innal insana lafi khusr, ikiremwa muntu kiri mu kaga. Rimwe na rimwe igihe dusoma Qur'ani bavuga ikiremwa muntu, wowe ukagira ngo wenda uri nk'inka cyangwa uri ihene, we ntabwo mu kiremwa muntu urimo. Numva bavuze ikiremwa muntu kuramo abandi bose, ahubwo abandi wigire nkaho utabazi, urebe wowe. Imana yavuze ngo njye nawe turi mu iki? Turi mu kaga. Abantu bose, abazungu, abirabura, abatoya, abakuru, abakire, abakene, abarwaye, abazima, Imana yavuze innal insana lafi khusr, Imana yaraturayita ngo ikiremwa muntu kiri mu kaga. Iyo tuvuze gutya, ubu ngubu mwese turamaze tuvuze ngo hano hagiye kuba ibyago, buri wese ahita akanguka ahita avuga none turaza turahungira hehe, nihe ibyo byago twabicikira. Imana yari kutuburira kiremwa muri kiri mu kaga. Ni bande bazarokoka? Illa alladhina, umuryango kurokokeramo nuwe illa alladhina amanu, ni ukugira imani, tukemera Imana mu mitima yacu, tukagira ukwemera Imana tukagushikamo, wa amilu salihati, kwemera gusa nabwo ntitujye yari turimo ngo turabemera, kuko Imana ivuga ngo wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Imana ivuga muri Qur'ani ngo no mu bantu harimo bavuga ngo twemeye Imana n'umunsi w'imperuka, Imana ikavuga ngo umukore ko babona atarabemera. Niki rero kizatuma uva muri abo bantu? Illa alladhina amanu, uretse kwemera ukabanza ukemera, wa amilu salihati, warangiza ugakora ibikorwa byiza. Ibikorwa byiza bitangirira he? Bitangira ku masengesho. Niyo mpamvu nuza gusanga ibihe birimo amasengesho, Imana yabishyizeho indahiro. Imana iweje kuvuga ngo wamilu salihati, ntabwo ari gukora ibikorwa byiza gusa, watawasaw bil haqq, abantu banjye gukora ibikorwa byiza bakagirana inama z'ukuri. Wowe umaze kugerageza gutunganya, alhamdulillah, urahita wigisha n'abawe bo mu rugo n'abaturanyi bawe n'inshuti zawe, bagira inama z'iki? Z'ukuri. Inama za mbere zibanza kutoza abantu kugira gute? Inama za mbere zibanze tugomba gutanga ni ukubwibutsa abantu kugandukira Imana. Watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Kubera iki Imana yatuburiye ibintu bine tuzarokokeramo bizatuma tutamwanya mu bantu bari mu kaga? Ni ibihe? Kugira inama z'ukuri, icyo cya gatatu, no kugira inama zo kwihangana. Byari bisobanuye iki? Yaba njye nawe, ubu buzima turimo, yaba igihe ubona ibintu ari byinshi bihari, ni ikigeragezo. Yaba igihe ubona wagize ibyago noneho nabwo ubona byakomeye, nabwo ni ikigeragezo. Igihe wagize urubyaro ni ikigeragezo, igihe warubuze ni ikigeragezo. Imana ikavuga muri Qur'an ngo wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsim min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati. Imana ivuga ngo tuzabagerageza ku kigeragezo cy'umuryango, ikigeragezo cy'umutungo, n'ikigeragezo cy'ubwoba.
ugira abana benshi ku buryo utangira kubiratana ku musozi kuva ko batafite nk'abawe, badafite abasore nk'abawe, wenda hari icyo bakoze. Ubura urubyaro uce mu zindi nzira zitarizo. Ubona umutungo mwinshi w'ikigeragezo, Imana ugabanye nabwo w'ikigeragezo. Imana iduteze n'ikigeragezo cyitwa cy'Abayisilamu ubwoba. Imana ititanga inkuru nziza, wabashiri swabirina, inkuru nziza babandi bazihangana. Ni nayo mpamvu kimwe mu bizaturokora ni ikihe? Imana ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala yari tugira inama, iravuga ngo no kuzagirana inama zo kwihangana. Ni nayo mpamvu Imana kujya twumve ikihe ni kimwe mu mitungo ikomeye dukina nacyo. Uyu munsi ukina nacyo uzi icyo umaze, ariko icyo usigaje ntabwo ugize gute, ntabwo ukizi. Ni nayo mpamvu Imana yavuga muri surati Isra, imwe mu ntego igihe gifite ibisobanuro byinshi, rimwe na rimwe twe tugikina. Imana muri surati Isra aya 12 Allah atubwira ngo twatandukanyije ijoro n'amanywa, harimo ubuhe bugenge? Imana yatubwira ngo kugira ngo abantu babashe kumenya imyaka yabo, umenye ngo ukwezi kurashize, umenye ngo icyumweru kirashize, umenye ngo umunsi urashize. Ariko ni ukubiririmba gusa nka babandi bamaze imisovo ngo kwizihiza umwaka mushya, cyangwa ahubwo ni kugira ngo bigende gute, wibarure bijyanye n'umusaruro muri icyo gihe gishize. Ntabwo ari ukurimba gusa ngo umwaka urashize. Umwaka kushize nibe bikorwa wakozemo bikwegereza Imana. Icyumweru uko gishize ni ikihe gikorwa wakozemo. Umunsi kurangiye ni ikihe gikorwa wagize gute, wakozemo. Agaciro kawe k'igihe cyawe kabarirwa mu musaruro w'ibyavuyemo. Hari abajya bavuga ngo igihe ni amafaranga, sibyo? Igihe cyawe kibarirwa mu gaciro igihe cyose hari icyo wagikozemo. Igihe wari uryamye, igihe wiriwe, abandi bagiye gukora wakoze mu mifuka, kibara munsi ya 0 kuko uraza gukonsoma nta kintu winjije. Ni niyo mpamvu iki gihe ugomba kucyitondera ukacyitaho neza. Kubera iki? Ni umutungo ufite, uzi uwo wakoresheje ko ntabwo uzugize gute, usigaje. Niyo mpamvu Allah yaduhaye nyine igihe nk'imwe mu migisha yatugeneye kugira ngo dutandukanye imirimo yacu. Umenye ngo ibi birakorwa gutya, ibi ngibi birakorwa gutya, bigende bigira igihe. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Imana ikatubwira muri surati Zumara, Allah akatubwira ngo iki? Allah tugomba no gukoresha igihe cyose, igihe cyacu, igihe turi kugikoresha, adutegeka, atubwira ko igihe kizagera tukakibazwa. Kubera iki? Allah atubwira gukoresha igihe cyacu neza mbere yuko tugira gute, duhura n'urupfu. Niyo mpamvu nuzumva Imana itubwira muri Qur'ani muri suratul Mulk, Allah atubwira ngo tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah aravuga ngo yuje imigisha Allah ufite ubwami bw'isi n'ibirere, byose biri mu kiganza cya Allah. Ni isi twirata uti kugenda ku isi afiteho ubasha control yariye. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, kandi ashobora byose. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ngo ni wadutandukanyirije ijoro yani waturemeye urupfu n'ubuzima. Allah ajya kubona ngo yaturemeye ubuzima n'urupfu, ahubwo yabanje urupfu Abayisilamu. Kubera iki? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kugira ngo muri twebwe Allah tugerageze reba arusha abandi gukora ibikorwa byiza. Ni nayo mpamvu iki gihe uyu munsi yani urugamba abantu bibeshya ko bari kurwana, ntabwo rubari. Urugamba turi kurwana narwo n'urwuko ukora neza kurusha uko ejo wakoze. Ntabwo ari kujya kureba njyewe, suko ndi burebe wowe, suko ncunga intambwe zawe zakandagiye. Igikomeye turi guhatana nacyo ni ikihe Abayisilamu? Ni ukureba ko ukora neza kurusha uko ejo wakoze. Niyo mpamvu muri hadithi n'uwa Imana sallallahu alaihi wasallam yagaragaje umugisha ukomeye mu gihe ubwo n'uwa Imana sallallahu alaihi wasallam yatubwiraga ngo iki? Yatuye ngo hari imitungo ibiri abantu bagira barinda batakaza, bakamenya ko yari iki, yari umugisha ariko bayitakaje. Uwa mbere ni ubuzima bwiza. Igihe wumva mu mubiri wawe nta nkoro ririmo, nta malariya, nta munda, ntaki, ukandagira ukumva umeze neza, icyo gihe abantu bagipfusha ubusa bibuka ko cyari ingabire bagizweho n'iki, n'uburwayi. Igihe cya kabiri ni ikihe? Ni igihe cyo kuba ubuzima bwacu bwano ku isi muri rusange. Umuntu yibuka ko yani isori hadithi iyo nindi hadithi, ino hadithi yivuga ko icya kabiri ari ikihe? Icya kabiri ni cya gihe udafite ibintu byinshi byo gukora. Urugero nk'abantu b'abahinzi yagiye usanga wenda mu mpeshyi, sibyo? Barahinze, basaruye, bamaze gutunganya imyaka, bategereje imvura yo kwa cyenda kugira gute ko yongera ikagwa. Harimo igihe byibuze nk'ukwezi n'igice.
ugasanga nkaho yakwicaye ngo akore asome Korani yegera Imana ashaka uburyo icyo gihe nacyo kibyaza umusaruro, akabyukira mu ikarita, akabyukira mu bindi, akabyukira muri filime, ugasanga undi yabyukiye mu bindi, umunsi wose ukarangira igihe kiwe ari zero. Niyo mpamvu Imana sallallahu alaihi wasallam ubuzima bwiza na cyagiye uba ufite umwanya nta kintu uri gukora, ubura nta bintu byinshi uri gukoramo, nta bintu uri kuruhuka, cyangwa se hajya wanaruhutse no kuruhuka wumva umubiri waruhutse, ariko ugasanga umuntu agiye mu ikarita, agiye mu nkuru, agiye mu bintu bidafite akamaro. Ibyo ni bimwe mu bitunga ibiri abantu baba bafite, ariko ngo bajya ni imigisha ibiri abantu bamenya uko batakaje. Utangira kumenya ko wari ufite umwanya, utangiye kubona upanga akazi ugahera saa 12 za mu gitondo uri gukora, ukageza saa 12 za nimugoroba nta kuruhuka, ukajya kuryama nawe utazi ngo wanaryamye bimeze gute, no gukuramo ibyo wari wambaye byabaye ibibazo kubera umunaniro. Nibwo umuntu atangira kwibuka kandi ngo ejo ibi ngibi nari kuba narabikoze ejo. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu nama yatugiriye, nibwo yatugiriye inama aravuga ngo ntuzigere ukereza icyo wari gukora ngo ukirindirize ejo. Islamu ntabwo ijya yemera kuvuga ngo wari gukora iki ngiki ngo none uhise ukimura ngo uzagikora ejo, kubera ko ejo njye nawe nta sezerano ryaho dufite. Abantu bapfuye uyu munsi bari bafite imishinga yo kuzakora nimugoroba, bafite imishinga yo kuzakora mu cyumweru gitaha, hari abari bafite ama-invitation y'amakwe bari kuzataha, hari abahinze bari guteganya gusarura, hari abafite ama-business runaka, hari n'abakopye bagiye batishyuwe, hari n'abikopesheje bagiye batishyuye. Ni niyo mpamvu igihe ntuzigere utekereza, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yatumye ngo ntuzigere ukerereza icyo wari gukora none ngo ukimurire ejo, kubera ko ejo ntuzi niba uzahageze. Kandi ku munsi w'imperuka iki gihe nanone dukina nacyo ni igihe tuzabazwa abayisilamu, kubera ko igihe abantu bafite amahoro, bafite umutekano, bafite ibyo kurya ameze neza, igihe baba bakabyaje umusaruro bakagikoresha neza. Kubera iki? Ntabwo tuba tuzi ngo tugifite mu gihe kingana gute. Ku munsi w'imperuka intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam hadisi mu gitabo cya Tirimizi ngo umuntu ntabwo azashyingura ikirenge mu rukiko imbere ya Allah keretse ko azamaze gusubiza ibibazo bigera kuri bingahe? Kuri 5. Icya mbere ni iki? Muri ibintu azabazwa harimo uzabazwa igihe cyawe wabaye hano ku isi nuko wagikoresheje. Muri ibyo 5 uyu munsi uri gukina nawo, hari igihe uzahagarara imbere y'Imana ubazwe kuva ku isaha yawe ya mbere kugera ku isaha ya nyuma yawe, uko wagize gute, uko wabayeho. Fata umunsi none w'Isilamu uwakubwira ngo wicare no kuva mu gitondo kubarure kuri buri munota icyo wawukoresheje, byaba ibibazo. Ibaze noneho imyaka umaze hano ku isi yose ubazwa kuri buri gihe cyose wamaze hano ku isi. Ntabwo uzashyingura iki, ntabwo ikirenge kizanatsimbura gato cyane, oya, paka ubanza usubiza ibibazo. Ni ibintu bigera kuri bingahe? Kuri 5 utarabisubiza ntabwo uzahashyingura ikirenge. Ubwo rero ugomba gutangira uyu munsi. Niyo mpamvu Allah badutije igihe natwe akanadushoboza kongera kwibukiranya kugira tumenye ko igihe cyacu ntabwo ari icyo gutera cyo gutera mu kirere ngo gukijugunya uko biboneye. Kubera ko nyabunda kuvuga ngo niba umuntu umuganiriye kuri telefone mukaganira isaha, ari umuntu mwaganira isaha n'umuntu wahaye 5,000, uhaye 5,000 amafaranga wakorera n'ayandi. Ariko uhaye isaha mu buzima bwawe wamuhaye 1/24 cy'umunsi wawe. Ni ngo niba wari kuzaba imyaka 60 ifunze, wowe hari mu myaka 60 harimo isaha watanze ni imyaka 59 ikomeza, ariko umunsi ukanga kuzura kubera ko ari isaha watanze. Ngo umuntu umuhaye igihe cyawe, umuhaye kimwe mu bice by'ubuzima bwawe, imwe mu migisha Imana yaguhaye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe abantu bajya bibeshya bagafata, yani umuntu agahaguruka akaba yaza kugusura, ugasanga urimo uramufata uko wiboneye, yafashe igice mu bice by'ubuzima bwe, akoresha ubuzima bwaze, arakubaza kukureba, wowe warangiza ukagira gute, ko wamusuzugura. Ntabwo ari byiza bavandimwe. Ikindi kandi intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu byatubwiye nanone ni hadithi inshallah. Ibino bintu twagiye tuvuga harimo 5 twagiye dufatamo kimwe, ariko mu masomo ari imbere inshallah tuzazirambura izi hadithi kugira tubyige neza. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yatubwiye nanone gufatira na 5 mbere yo kugerwaho na 5. Fatira na bingahe? 5 mbere yo kugerwaho na 5. Hari hadithi ivuga ngo fatira na 7 mbere yo kugerwaho 7. Turafatamo kimwe nanone kubera Imana. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ukoresha cyagiye cyawe cy'umudendezo mbere yo kugerwaho n'umubabaro, sibyo? Cyagiye wishimye, unezerewe, wariye nta nzara, ubu mu rugo nta urwaye. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yatubwiye icyo gihe ntuzagifate gutyo kuko ntabwo kizahoraho. Itugifatirana ugikoreshe, kubera ko hari igihe n'ubu bizaba ari amarira.
fatirana cyagiye wumva unezerewe neza ugire gute ugikoreshe neza ugandukira Imana, kubera ko hari igihe bitazagira gute, hari igihe tutazabihorana. Mu gusoza niyo mpamvu turasoreza intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, niyo mpamvu Imana tuvuga ngo mufite urugero rwiza ku ntumwa y'Imana. Katurebe noneho mu ncamake yakoreshaga igihe cyayo gute, kubera ko niyo Imana yaduhaye urugero rwo kwigiraho. Kubera ko byakugora ko ugira ahantu ugera keretse ko ufite iki aho uri gukopera, aho uri kureba uko nawe ugenda ugira gute utunganya ibyawe. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam n'urugero rwiza mu bijyanye no gucunga igihe no kugikoresha neza mu buzima bwe, bwerekanaga ko gushyira imbere nyine ibikorwa bifite agaciro kandi bikagaragaza ubwitonzi. Ukabikora ubyitonze, ukabikorana ubwitonzi, kubera ko ibintu by'agaciro biha iki, ibintu bifite agaciro mu buzima bwawe nawe ubiha umwanya ugize gute uhagije, ubwitonzi n'ubushishozi. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam rero ibikorwa byayo byagaye yabikoranye ubwitonzi, ubushishozi ndetse no gutegura neza ko yagomba gukora ibikorwa bishimisha Imana kandi bikaza kugira n'akamaro iyi umma. Niyo mpamvu gahunda yabaga imeze gute, igihe cyayo yagikoreshaga gute. Uko iri somo mu kuritegura niwe nanjye nagize amatsiko ndibaza ngo ese intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ni gute uyu munsi ibintu igishe mu myaka 23 yonyine buri muntu wese uri ku isi cyiciro cyose arimo ushobora gufata inyigisho z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ugahita umuboneramo. Ni ikintu gikomeye Abayisilamu, imyaka 23 yonyine uhita ubana ushaka kumenya ko imyaka 23 ari igihe gitoya. Uraza gusanga ejo bundi umuntu ufite imyaka 50 muri 85 ejo bundi byari bimeze gute bavandimwe? Leta yumva ejo bundi avuka, leta yibuka nabo bajyaga bakinana, sibyo? Ni kubita muri 90 uko ibihe byagiye bikurikirana kuzamuka muri 2000 njyaba urugero ndibuka abantu bajyaga bavuga ngo vision 2020 abantu bumva batazagereza muri 2020. Uyu munsi twaraharenze tugeze muri 25 n'uwo ngo warenze imyaka ingahe 5. Igihe kirihuta cyane. Hanyuma bibaze ngo wowe mu myaka 23 ni ikihe kintu cyabari kirango ku buryo uvuga ngo cyagira akamaro abantu bose. Uraza gusanga ko nyine byasabye umuhate no gukoresha iki gihe neza, kuko yigishije iyi dini imyaka 20 n'ingahe n'3. Rasul sallallahu alaihi wasallam icyambere cyari ikihe bavandimwe? Icyambere intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yibanzeho ni ugutegura umunsi we. Uyu munsi namwe ndashaka ko natwe twigira iki kintu, gahunda yawe y'umunsi ukajya ugira gute, umunsi wawe ukajya wicara ukagira gute ukawutegura. Byabaga bimeze gute? Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yagiraga gahunda mu buzima bwayo nyine, ubuzima bwa buri munsi agashyira imbere ibikorwa by'ingenzi. Ni ukuvuga ngo bisobanuye mu gutegura nawe uranze urebe ibintu by'ingenzi bigufitiye akamaro. Niyo mpamvu ibyutse ikintu cya mbere cy'ingenzi kurusha ibindi ni ikihe? As-sala, isengesho. Kuryama ni byiza uraruhuka ubyutse umeze neza, Imana igahita ikwibutsa as-salatu khairu minan nawm. Isengesho ni ryiza kurusha n'ibyo bitotsi wari wagize gute, wari wagize. Kubera ko nyuma nanyuma ibindi byose, amazu wubaka n'ibindi byose, imodoka ugura, amasambu, amashyamba, ibiki byose, iyo igihe cyawe cyo kuva hano ku isi kigeze ibyo birasigara bikaragwa abandi. Ariko iyi swala wikoreye, izi swala 5 ku munsi ushikamaho, wowe nawe nazo muba mumeze gutya, mu mvura kumwe nazo, Qur'an wisomera kumwe nayo, sadaka witangira kumwe nayo, assalamu haya abantu uri kumwe nayo, bya bikorwa byiza wakoze kubera Imana ugize gute, hari ababiri kumwe uri kumwe nabyo. Abantu icyo bakora ni iki? Barakuzika bangiza bagahindukira bakigarukira. Niyo mpamvu cyambere ni ukureba iki, ibikorwa by'ingenzi mu buzima bwawe ndetse no guhita ubipangira, ugapanga gahunda yawe. Ntago dukora amasengesho kubera ko ibikorwa byacu birangiye, ahubwo ibikorwa byacu bikorwa iyo amasengesho avuyeho. Noneho umugenzi w'abemera Imana, kuko Imana ntago iza nyuma. Kubera iki? Ntuzigere ukereza isengesho ryawe kurikora, kuko Imana ntago izanibereza amareka yo gukuramo urupfu utwara roho, ntago azakereza igihe cyawe cyo gukuramo roho yawe. Bityo ahubwo wubaka iki? Ubakira ibyawe ubanza amasengesho, ibindi ubyubakireho inyuma. Kubera ko salatul fajr urgutinyuka ukava mu rugo udasenze, hari igihe wagenda ukagera imodoka ikakugonga, hari igihe wagenda ukagera bikarangira, hari igihe wagenda ukajya mu bitaro ukajya muri koma ku buryo utazongera kugira gute, uzamaramo imyaka 5 uri kwisi ariko nta swala wagiye gute wabasha gukora. Niyo mpamvu ibyacu tubanza ntago dukora amasengesho ko turangiye gukora ibyacu, ahubwo dukora ibyacu tumaje kugira gute, gutunganya amasengesho. Mwema sallallahu alaihi wasallam nyuma yo gusenga salatul fajr yatangiranaga iki Abayisilamu? Isengesho rya salatul fajr iri kumwe n'Abayisilamu mu mbaga.
yamara gusara salatul fajiri igakomeza habamo gahunda yo kwibukiranya abayisilamu bari kwiga, hakabamo gusoma Qur'ani ndetse no gusingiza Imana. Kubera iki? Uzirikana neza uri gushaka kujya guhinga, yego, ariko urabanza wicare wibuke ko imvura ushaka guhinga ariko Imana nizamanura imvura. Ushaka guhinga ariko irambuto ugiye gushyira mu butaka Imana nizayizamura, ntago ari wowe, sibyo? Ukabanza ukaganira n'Imana ukabwira Imana, ngiye guhinga, ndagusaba kumanura imvura uyumugisha, ntiba imvura iza gukuraho, ari imvura igwa ikaza igakukumba ibyariho ku butaka ikaza ari igihano, cyangwa se ikaba nkeya ku buryo n'ibyameze bitera. Ukabanza ukagira gute? Ugasaba Imana igatanga imvura igize gute umugisha, ko wabanje kubakira ibyawe ku sengesho. Maje gusenga Imana, urayisingije, uranayisaba. Hanyuma yamaraga icyo gihe cyagerangiraga mu gitondo, inwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yagumaga ahantu yakorera swala igasingiza Imana. Yamara guyangiza gusingiza Imana, igaswala salati duha ikinjiramo. Iyi ni swala abantu bakina nayo, ariko iyi ni swala umuntu akora. Uyu munsi ushobora kubaza abantu bose ngo wowe uzakora hija. Wallahi uyu munsi ndi kureba biri kugera mu madolari 7,900, hari nawe biri ku madolari 1,900, bigiye biri ku biciro bitandukanye. Ntabwo turi kwita ku by'ibiciro, ngo ni miliyoni nyinshi ziri hejuru ya miliyoni, kuva kuri miliyoni 3 gutyo cyangwa 2 kujya gukora hija. Iyi salati duha ukoreye ahantu, ukoreye mu mbaga ku mugabo cyangwa umugore wasariye mu rugo agasingiza Imana, izuba rigarasa agahita yisari, yandikirwa ibihembo nk'iby'umuntu watanze izo miliyoni zose akajya gukorera iki, akajya gukora hija Abayisilamu. Na umuri rimwe Imana ibiguhera rimwe. Iyi nwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iyo yarangizaga gukora ibyo bikorwa yahitaga ijya kureba iki, ibyemezo noneho byo mu muryango. Maje gutunganya imbago z'Imana, yego, none ugahita ujya kureba iki, ibireba umuryango. Ufite gahunda yo kujya guhinga, ufite gahunda yo kujya Nyanza mu isoko cyangwa se n'ahandi, hari ibintu ujye guhaha, ugahita utegura gahunda z'iki ugiye kwihutiramo. Nwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam twumva agaciro k'igihe no bikorwa dukoze kare. Nwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ngo Allah azahe umugisha buri wese wo muri iyi umma uzabyuka akerekeza amaboko ku murimo hakiri kare. Niyo mpamvu rimwe na rimwe hari ibyo turi kubura ko twazanye idini yindi itari yacu. Ntabwo tujya guhinga saa 3, ntabwo tujya gucuruza saa 4, iyo tujya kwerekeza amaboko ku murimo tugenda ryari kare, kubera ko iyo twasabiye iduha nibwo ibyacu biba birimo imigisha. Igihe cyose twerekeje iki, twerekeje amaboko ku byacu hakiri kare. Cya kabiri ngo wabanje ku imbago z'Imana, usanze mu rugo none ko bameze nabo bakoze swala alhamdulillah, mugahita mwihutira iki, kujya ku murimo hakiri kare, bibafitiyemo iki akamaro. Hanyuma ukagenda. Niyo mpamvu nuza gusanga impamvu uri gusanga abantu gusara salati zuhuri biri kubagora, ni ukubera iki, yagiye mu kazi akererewe, sibyo? Atangiye gukora salati zuhuri itayinjiramo ko yagiye mu saa 4 n'igice saa 5, ariko umuntu wagereza saa 12 n'icyo wavuye mu rugo akajya gukora, nashaka bagiye guhinga arageza saa 5 atarabona umubyizi, araba yawubonye. Kubera iki byacu twabyubakiye ku masengesho. Hanyuma namara kubona umubyizi saa 5 icyo ahita yihutira n'iki, alhamdulillahi rabbil alamin, nyagasani nshoboje kugira gutiza imbaraga ni wazimaye, ubutaka n'ubwawe, niwe nshaka kuzanyeze. Arabanza ashimire ku by'Imana igize gute imushoboje. Imana muri Qur'an yavuga ngo la in shakartum la azidanakum, Imana yo nimunshimira nzabongerera. Banza ushimire ko Imana kwanze gushobore kujya gute guhinga. Numara gushimira, uhita gushimira kwa nyako nukuwe, urahita ukora. Niba urangiye saa 5 zigeze, utera intabire iminota 45, nurangiza utugira gute, tugatereka ni utenye gusara salatu adhuhuri hehe mu rugo ku musigiti muri jama, cyangwa se nubona hani swala yagufatiye bitagushobora kugera aho hantu, utubanza ujya ahantu runaka hasa neza ukore swala. Kubera ko inwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo isi yose ni imisigiti ya Allah. Ahantu twazirirwe gusarira ni mu makaburi, ni mu toilette no mu makaburi. Ku makaburi aho twemere kwasarira, ariko ahandi hose wagira gute, wajya mu havuga sari nta kibazo, ubuzima bugakomeza. Kubera iki? Usobanukiwe neza ko ibyawe ntago Imana iza nyuma y'ibyo ngibyo, ukeneye Imana mbere y'ibyo ngibyo uri guhinga. Kuko uyu munsi turi gusarura ibyo twahinze mu kwa 8 no kwa 9, none se ntago twabayeho nyuma y'ibyo bihe byose? So niko dukeneye Imana kurusha iki ibyo bindi. Hanyuma ku manywa n'uwa Imana sallallahu alaihi wasallam yasengaga isengesho rya salati dhuhuri, hanyuma agafata akaruhuko kugira ngo agarure imbaraga. Iyi ni sunna abantu batakaje. Inwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yafataga umwanya
wakoze alhamdulillah umaje gusara dhuhuri yego gufasha amafunguro yego hanyuma icyo ukora n'iki sunna kiri mu dini urirambe kubanza umubiri wawe wongera urekipere. Uyu munsi rimwe na rimwe turi kwangiza igihe gusanga umuntu ahita ajya mu ikarita ajye mu gisoro ajye kwa barunaka ajye mu bintu runaka usanga umubiri wari kuwunaniza ko sunna mu dini igihe cyacu tuyikoresha gute igihe cyose ubonye akanya hagati ya dhuhuri na asr urirambe kukagera gute karuhuka. Hanyuma Imana sallallahu alaihi wasallam ibyo byose gahunda zayo zose yahabaga mu gushyira imbere amasengesho kubera iki niba umaje kuruhuka none waraza gukangurwa n'iki igihe cyacu numuza kureba wallahi uramutse ukurikira amasengesho 5 ku munsi n'iterambere ushaka no kwisi warigira no kumeruka kubera iki numara kuruhuka neza Allahu akbar hinjiye mu salati al-asr utubyuka ugiye kugira gute ugiye gusara umaje kugarura agatege umeze neza. Hanyuma niyo mpamvu gusanga mu gitondo yabyukaga kare ku manywa dhuhuri gakora iswala kugiye asuri kayikorera kugiye hanyuma nimugoroba igashaka ibindi bintu kugira gute ibikora nibwo wasangaga Imana sallallahu alaihi wasallam yajyaga ifasha abagore bayo mu mirimo yo mu rugo nibwo yajyaga ikina nabo nicyo gihe cyo wakina n'abana nicyo gihe mwaganira n'umuryango n'iki igihe cyo gusingiza Imana nigihe wagenda ugateramo inabire nigihe kubacuruza abakiriya baba bari kugenda bahaha nuwa ngo iki gihe salatu maje usari salatu al-asri yawe konje ukajya gushakisha. Inwe Imana sallallahu alaihi wasallam mu gihe cyayo kubera ko yabaga yagiteguye neza buri munsi yabaga yawupangiye wasangaga ifite mu mwanya wo kuganira n'abagize umuryango we agasangira nabo akita ku byifuzo byabo akabumva. Uyu munsi twebwe igihe cyanyacyo tuyipfusha ubusa wibaze gatoya cyagihe abantu bajya bagenda hariya bakajya gukina ikarita iyo ukinnye ikarita amasaha 3 ni iki wunguka buri wese afite igisubizo mu mutima. Imana sallallahu alaihi wasallam yatangaga urugero rwiza mu kwerekana urukundo n'ubuntu ku bagore be n'abana be. Uyu munsi twebwe ufata igihe cyawe mashallah urahingutse swala wapi usijya mu karita usijya mu iki ugasanga umuryango nta mwaya nta kuganira mumenye ibitagenda neza mubone uko mubikosora mujye inama bongere bishime ko bagufite. Rimwe na rimwe nibwo uzasanga wallahi hari abantu bo ku ruhande bashobora kutubanira kubera uburyo tuba tubanye ku buryo ashobora kugira ibyago bye bikakubabaza rimwe na rimwe ugasanga umuntu yabuze umubyeyi ariko ari kubona ari ibintu bisanzwe kandi umubyeyi n'abantu babiri umuntu agira badasimburwa ariko biba byaratewe n'iki hari iminsi bamaze ababyeyi bari ku ruhande ku buryo batitaye ku muryango ku buryo abantu b'umuryango batora abandi bantu kugira ngo batore iki imico yabo umutima wabo aho ngo urukundo ruze mu mitima ari urw'ababyeyi rukaza ari urw'abandi bantu kuko ababyeyi babahunze. Nyuma byo turi gukoresha igihe kugira twongeye tubungabunga uyu muryango wa Islam nyuma twongeye tubungabunga uyu muryango nyarwanda turaza kubigera ari uko twiteguye gukoresha igihe cyacu neza kandi igihe cyacu tugashyiramo igihe cyo guha abacu buri munsi tukaganira niba ari inkuru isekeje kanyubabwira nabo bagaseka mugasekera hamwe uko ari igihe uzifuza uko bakabaye bagize gute bari uyu munsi njya kubabwira ngo hari abana uyu munsi babona akazi keza kifuza ngo yaba mama wanjye cyangwa papa wanjye yari ahari byibuze tugasangira kuri uyu mushahara cyangwa n'iki. Uyu munsi nicyo gihe cyiza cyo kubikora wabonye mu rugo washije kubona riziki mashallah abandi bakagira gute bakarya bakamwenyura kuko wowe wabonye mukaganira mugaseka kagabana ari ibiryabareze umwe kuko wasaye amafaranga gusa wakoze ubwo birahagije oya abantu nuko ugenda mukaganira bakakubona ugahaha ukabitangana umutima mwiza. Ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam kandi yabigiraga igihe cyo gukorera iyi umma yakoresheje igihe kinini mu kwigisha abayisilamu no kubasobanurira Qur'an no kubaha inama z'imibereho myiza. Niba nta kintu uzasanga twebwe muri Islam yusobanukiye Islam bisigaye byose ubu bisobanukiwe wallahi thumma wallahi abandi bo batangiye kuzana ejo bundi ngo tayimizima n'ubwo igihe kirahenze ariko twebwe Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam tugiremo inama kera ko igihe ari ukugifatirana ukagikoresha neza. Nabwo umuntu kwe ngo tayimizima ntagasho gusobanura icyo uko bagikoresha ariko tubikorera Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam wari urugero rwiza akatwereka uko tugira gute tugomba kuba igihe cyacu. Niyo mpamvu Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yitaga ku mibereho y'abakene abapfakazi abari mu bibazo akabafasha kubona ibyo bakeneye. Ibyo ntabwo uzabikoresha igihe cyawe cyangiza uzakora ukora ibifite akamaro bigiye kugira akamaro umuryango wawe bigira n'akamaro n'abandi bo ku ruhande. Mu Kinyarwanda barabona nta muntu utanga icyo atagize gute cyadafite ariko uzabanza ugire gute wogira umurongo ntuzatoza abandi umurongo nawe ntawe ufite. Niyo mpamvu Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yafataga umwanya wo kuruhuka no kwibaza no kwitekerezaho ikintu cyatakaye uyu munsi gusanga umuntu ajya kubaza abandi bantu ngo ndinde meze gute ubuzima bwanjye bumeze gute ni ibiki ariko ubundi wakabaye ubuzima bwawe nge nubwo tubukoresha gute
hari igihe cyo kwitekerezaho. Nuvuga ngo ibi ngibi bijyanye n'iki? Ni ukwivugira igihe ukitekereza ukavuga ese ndagana he, ese ibyo Imana yabitunganyije, ese iterambere nifuza niriye, ese uyu mwaka. Abavandimwe tujya tuganira niba tugiye kurebana akantu rimwe, turi kureba umuntu ari kureba ku rutonde rw'ibyo yiyemeje gukora ngo mu mwaka, agahera ku cya mbere akiseka, akajya ku cya kabiri akiseka, agahenda arangiza urutonde rwose akiri kwiseka. Kubera iki? Ibyo yiyemeje byose umwaka urangiye nta na kimwe agize gute agezeho. Twe rero tuba tugomba kugira iki? N'Imana sallallahu alaihi wasallam habagaho kwigira igihe cyo kwitekerezaho. Kirazira muri Islam ntabwo ari byiza ko umuyisilamu bari umunsi wose ari mu kirere utarafata n'iminota 5 ngo nitekerezo ariko buri ibi ni ibiki, kuko ibyo ducamo rimwe na rimwe ibibazo tugira Imana iduha la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah ntabwo ajya duha ikigeragezo keretse ko tuba tugishoboye. Ahubwo ikibazo ni iki? Wowe ntabwo ugeze wikoresha inama muri wowe, ubanze mu kwanza mbere wikoresha inama. Ariko buriya ko nagiye gucuruza ni bande babanyishyuye, ni bande babatanyishyuye. Ariko buriya hari ura murima nawe ukorera iki ko ubushize nasaruyemo 50 niki? Ukicara ukitekereza ukikoresha inama mbere na mbere wowe, sibyo? Ukibaza ngo ni gute ndi busaruyemo 80? Ntabwo ndi ubigutekereze, nandi uri ugutekereze, nta wundi uri ubigukorere. Wowe ubwawe urabanza ugire gute ufokasinga kuri icyo kintu cyiteho, wikoresha inama, wigisha inama, umedite, utekereze neza, uvuge ngo aha ibi ngibi bitagenze neza. Nibwo uzagenda ugasanga harimo n'abantu babangamiye, ubu wagenda ugasaba imbabazi, sibyo? Nibwo uzasanga harimo n'abantu runaka ibintu bitagenze neza, umenye uburyo bwo kubikosora, ko wabihaye umwanya, ubuzima bwawe buha umwanya. Rimwe na rimwe turashaka kubwirwa ibyacu n'abandi, twebwe banyiri ubwite tudashaka kugira gute kwiha umwanya. Niwe Imana sallallahu alaihi wasallam ari kimwe mu byo yakoraga muri gahunda zayo, yagiraga igihe cyo kwitekerezaho, akanagira igihe cyo gutekereza ku bye. Niyo mpamvu yakundaga gufata umwanya wo kwibaza no gutekereza ku bikorwa bye no ku buzima bw'umuryango muri rusange, yaba umuryango we yaba na umma. Ntabwo ari ugutekereza gusa ngo ubwo abana bariye n'umugore gusa, oya, ahubwo uhita wibaza se n'abantu baturanyi ko harimo umuntu uri kwitwara neza, buriya uri kwitwara nabi, twazamugira inama gute kugira ngo nawe agaruke ku murongo. Kubera iki? Uzahagara imbere y'Imana ubazwe ibyawe, ubazwe n'ibyo uri ku ruhande. Wari ufite urumuri ntiwamumurikira, wenda uzamugira inama yange kumva, ariko uvuge ati Imana uzambere umuhamya ko uyu muvandimwe wanjye nababajwe n'ikibazo cye, ndahaguruka njya kumugira inama, mugira inama mukuri ngo ahinduke. Ntiyahinduka, ariko ibyanjye nabikoze, icyo gihe uzaba ugize gute? Kuko wagize igihe cyo gutekereza ku byawe no ku by'umuryango muri rusange. Hanyuma icyanyuma dusorezaho ni ikiye, kuko ni byinshi, ni isomo wishaka kurimenya neza. Ujya muri Sirukigwa, Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, uburyo wabayeho. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yakunda gukoresha igihe cye cyose mu gukora ibikorwa bifite agaciro, kuko buri kintu cyose wumvise tuvugamo hano gifite icyo kibara. Kubera iki? Hari abantu bareba hafi, umuntu ashobora guhita avuga ngo none se ngo kuba ngo umuntu yahingutse saa 6 cyangwa se yavuye mu kazi akirambika iminota 30, ubwo se yungutse iki? None se ahubwo ibyo byose wakora wabikora umubiri wawe wananiwe. Buriya uzacunge kwa kundi ukora kugera ubwo agacu, wallahi bashyira ibiryo hari ugasinzira ukabisinzirira imbere, sibyo? Nubwo umuntu yari ngo ngwino tujyanga, ni kwa kundi umuntu mbaza ibi nibyo nibyo byose akabyemera, akaza kongera mu kaza Rwanda uko yagize gute yakangutse. Kuko umubiri narababwiye ngo roho zacu zitungwa n'ibintu bibiri. Ntuzigere uvuga ngo hari na kimwe ukuramo, ko nugikuramo roho yawe izagira gute? Ni nkuko wafata umubiri wawe ukawuha ibintu, igice kimwe ikindi kimwe, uzasanga hari ibindi biburamo nyine, sibyo? Imibiri yacu tuyigabura amafunguro, roho zigaburirwa amagambo y'Imana. Bakakanyura urwibutso turi gufata, turi kugaburira iki? Roho zacu. Iyo turi gusingiza Imana tuba turi kugaburira iki? Roho zacu. Iyo turi gusoma Korani tuba turi kugaburira iki? Roho zacu. Hanyuma icya kabiri tuzigaburira ni iki? Iyo tumaze hari amagambo y'Imana, hari n'ibitotsi igihe cyo kuruhuka. Abayisilamu ntuzigere ukuramo na kimwe. Niyo mpamvu twibutsa abantu kugira igihe cyo gukora kare, bagapanga gahunda y'umunsi ku buryo ibikorwa birangira bakagira gute, bakaryama kare. Uyu munsi gusari tahajudi byananiye abantu kubera ko iminota nta gahunda, nyine abantu bari kubaho nta gahunda. Hanyuma Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yajyaga gupanga gahunda, ibikorwa by'agaciro ndetse ikabihozaho. Ntabwo uzigera ugera ku byo uri kwifuza keretse kuyiha gahunda ukagira no guhozaho. Ntabwo ari gukora umunsi umwe ngo ugire gute urekera aho ngaho, ahubwo iyi gahunda ni ukwigira buri munsi, ukiporogaramu, nta musilamu ugira akajagari.
niyo mpamvu nta mwanya w'Imana agiraga mu bintu bidafite akamaro. Ntabwo asanga nta nuzumi n'Imana sallallahu alaihi wasallam yagiye mu matiku, nta nuzumi n'Imana sallallahu alaihi wasallam yagiye mu bintu bidafite akamaro. Kubera ko no guhaguruka ukajya gusura umuvandimwe wawe, mu Kinyarwanda bavuga ngo ifu nibagara ubushuti n'iki nta karenge. Hari icyo bisobanuye. Hari igihe nawe uzamukeneye akagira gute, ahita avuga runaka nanjye agira gute, ajya afata umwanya akawuma nawe akaguha iki ageze asanga wawe umuntu wari ugiye kumusura ugiye n'amaguru, ubutaha ukagira ikibazo cy'ibihumbi 100 akabiguha kubera ko yumva ko nyine ntago hari ibintu biba bibara, ahubwo abantu batazi ko bibara, sibyo? Rimwe na rimwe ahubwo tugafata igihe cyacu n'umutungo wacu tukabishyira mu kintu bigize gute mu bitabara. N'abantu b'Imana sallallahu alaihi wasallam uyu munsi nyuma y'iri somo inshallah ni nanga turi mu kurisoreza, twongeye tujye tureba igihe cyacu, urebe n'abantu mumarana igihe, urebe muganira, urebe musangira, wumve ngo utangira none uyu munsi utekereze ngo nibiye bitekerezo baguha. Niba umuntu umusangira buri munsi akubwira ngo tujye kunywa gusa, atiye nakubwira ngo teganyiriza abana bawe wishakira bazaturaho bazahinga, utangira uhindura inzira. Niba muzwa no kubwira ngo shikishwe kwa runaka byagenze gutya muri mu matiku, utangira uhindura inzira ariko kumarira igihe cyawe kandi ntabwo uzagira gute ikizagaruka. Niyo mpamvu iyo turi kwigira isomo Imana sallallahu alaihi wasallam yakunda gukora neza no kwihanganira inzitizi. Niyo mpamvu twumvise Imana ivuga ngo kiremwa muntu kiri mu kaga, Imana yoshyira indahiro ku gihe, yavuga ngo nababandi bazagira inama zo kwihangana. Imana niyo ihuraga n'ibitagenze n'ibiza bitayinyuze yarihanganaga. Nawe nubwo n'ibitakunyuze ntabwo kujya guta umwanya ujya kubwira abantu ibyawe n'ibiki umusozi wose wishyira hanze, ahubwo abamo igihe cyo kugira gute cyo kwihangana, ugatuza ugatekereza ku buryo ugasaba Imana ikagira gute akagufungura inzira zo kubisohokamo no kugenzura uburyo bwo kugira gute igihe cyacu kitwagikoresha neza. Ubuzima bw'Imana sallallahu alaihi wasallam baratwigisha gukoresha igihe mu buryo bwiza, gushyira imbere ibyo twemera, kwita ku muryango, gufasha abandi, kwita ku mibereho yacu bwite, yani kumwigana no kugira gahunda muri mu byo dukora byose, gukorera abandi no kwikorera no gutegura ubuzima bw'isi ndetse n'ubuzima bw'ejo ku munsi w'imperuka, byose ukabijyanisha uyu munsi. Kandi uzirikane neza ko iki gihe ufite uyu munsi ntabwo uzongera guhura nawo witwa ari uyu munsi. Uyu munsi turi kuwa gatanu ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere. Uyu munsi uzawujya guhura nawo ku munsi w'imperuka, ugaragarizwa ibyo wawukozemo, niba ari ibyiza ugiye kubiremberwa, niba ari n'ibibi ugiye kugira gute ugiye kubihanirwa. Turasaba Allah ko duha ko mukoresha igihe cyacu neza. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم. أقول قولي هذا فاستغفروا من كل الذنب إن الله غفور رحيم وهو التواب الرحيم. تبنا إلى الله.